wumvisha amarira wumva iki? Wumva ibyishimo cyangwa wumva umubabaro? Ibi byombi birashoboka kuko byanze bikunze hari ikintu kiza mu mutima wawe iyo wumvishe kurira k'umuntu. Nta yindi mpamvu, nuko amarira ashobora kuvuga ibyishimo kuri bamwe ariko ku rundi ruhande akavuga umubabaro. Nitwa na Kreti Ntirushwa, aha ni ku Ibendera TV. Mbahaye ikaze mu nkuru n'ibiganiro tubategurira tukanabibagezaho. Ngwino muze pole njoo mwendo wasa gake waje mwana muto we banzuze bagwitonze we ngwino wigira ubwoba mana ntagivamo umwana turamufite gaje ngwino mwana iracyakurinze sha ngwino ngwino umusa ngwino nawe turagufite yakurice mwana mumwicaze yicare mwicaze abanze yicara tuze wicare ku buryo utababara wicare ahantu utarababara ngwino kabisa cyakoze akira kora muri izo kora uyu munsi reka tuvuge ku marira agaragaza umubabaro. Ni amarira umuntu arizwa n'undi kubera ubugome cyangwa ubuhemu. Kuki se bikomeje kwiyongera umunsi ku munsi, haba hano mu Rwanda ndetse n'ahandi ku isi? Ni ikibazo kigoranye kugiha igisubizo, ariko ni nacyo kitwinjiza muri iyi nkuru tugiye kubagezaho uyu munsi, aho umugore wo mu karere ka Kicukiro ni hano mu mujyi wa Kigali akurikiranyweho icyaha cyo guta umwana mu cyobo cya metero 15 zose. Ngwino muze pole njoo mwendo wasa gake waje mwana muto we banzuze bagwitonze we ngwino wigira ubwoba mana ntagivamo umwana turamufite gaje ngwino mwana iracyakurinze sha ngwino ngwino umusa ngwino nawe turagufite yakurice mwana mumwicaze yicare mwicaze abanze yicara tuze wicare ku buryo utababara wicare ahantu utarababara ngwino kabisa cyakoze akira kora muri izo kora Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwateye muri yombi umugore w'imyaka 28 akaba akurikiranweho guta mu cyobo cya metero 15 umwana w'imyaka 9 abereye mukase. Reka ariko mbere yo gukomeza iyi nkuru mbanze nibutse abato ko mukase w'umuntu aba ari umugore wa kabiri wa se umubyara. Ni ukuvuga iyo mama ukubyara yitabye Imana maze papa wawe akazana undi mugore, uwo aza yitwa mukaso. Reka noneho tugaruke ku nkuru yacu. Amakuru agera ku Ibendera TV aravuga ko ibi byabaye kuri uyu wa gatatu tariki ya 8 Gashyantare muri uyu mwaka w'2023, bikabera mu mudugudu wa Bijyogo mu kagari ka Kimo mu murenge wa Masaka ho mu karere ka Kicukiro hano mu mujyi wa Kigali, aho umugore yataye umwana w'imyaka 9 akamuta mu rwobo rwa metero 15 zose.
ubwo ibi byamaraga kuba ariko uyu mwana yaje gukurwa mu cyobo yari yajugunywemo akiri muzima ariko yavunitse amaguru. Ibi bikaba byaturutse ku makuru yatanzwe n'abaturage. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Masaka Nduwayezu Alfred yemeje aya makuru ndetse avuga ko uwo mugore ukekwa yamaze gutabwa muri yombi. Uyu muyobozi avuga ko uyu mugore yatawe muri yombi akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Masaka, aho ari gukorwaho dosiye kugira ngo icyaha nikimuhama azabihanirwe. Ku rundi ruhande ariko umwana akimara kuvanwa muri uru rwobo akaba yahise yitabwaho, aho uyu muyobozi avuga ko ubuzima bw'umwana kugeza ubu bumeze neza, akaba ari kwa muganga. Aha Nduwayezu agira ati tukimara kumenya amakuru umwana yatabawe akorerwa ibizami byose, ubu umwana nta kibazo afite ariko aracyari mu bitaro bya Masaka kugira ngo abaganga bakomeze kumwitaho. Uyu muyobozi yamaganye ababyeyi bafite umutima umeze gutya ndetse asaba abantu bose gufata abana bose nk'ababo. Mu Rwanda umuntu wese ugambiriye kwica akabikora cyangwa ntabikore aba akoze icyaha, kandi iyo abihamijwe n'inkiko arabihanirwa. Ingingo y'140 mu gitabo cy'amategeko ahana y'u Rwanda ivuga ko umuntu wese ukoze ubwicanyi, ni ukuvuga kwica umuntu ubishaka, ibyo byitwa ubwicanyi bugahanirwa. Iyo uyu ahamijwe iki cyaha ahabwa igifungo cya burundu. Bikaba bivuze ko uyu mubyeyi wagambiriye kwica akanabikora nubwo umwana yatabawe akarokoka ashobora kuzahanishwa igifungo cya burundu. None ubu ikibazo umuntu wese yakwibaza ni kimwe: kuki ubugome nk'ubu bukomeza kwiyongera? Ese byaba ari iminsi ya nyuma nk'uko abasobanukiwe ivanjiri n'amapaji menshi yo mu bitabo by'abavuga ko bakorera Imana abivuga? Ni Hurizo. Aha niho dusoreje inkuru yacu y'uyu munsi. Ni ku Ibendera TV, nge nitwa Anaclet Ntirushwa. Ndabashimira cyane mwe mukomeza kubana natwe umunsi ku munsi, ari nako mbibutsa gukora like na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Ni mubikora gutyo muraba amugize neza. Mwirirweho, mugire amahoro n'amahirwe.